Mwongeye kwirirwa neza twongeye kubasuza mu izina rya Yesu. Dukomeje rero ibyigisho byacu biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uyu munsi ni kuwa gatanu cyangwa se kuwa gatandatu w'isabato, mu yandi magambo tugiye gusoza rero icyigisho tuvuga ngo ibindi byo kwiga no kuzirikanwa muri iki cyumweru twagombaga kugarukaho. Rero twongeye kwibuka ko turi ku cyigisho cya mbere, igihembwe cya gatatu, kivuga ngo Pawulo n'Abanyefeso. Ahangaha rero kuwa gatandatu ni tariki 30 Kamena, aho tugiye kureba ibindi byo kwiga no kuzirikana. Aha hari amagambo rero turagarukaho meza atubwira ngo inkuru yo kwirukana abadayimoni binyuze mu gukoresha nabi izina rya Yesu n'irya Pawulo, aho twabibonye mu byakozwe no mu gice cya 19:13 kugera ku 20. Hano batubwiye ngo turebe ingingo yo kuwa mbere idufashe kubyibuka. Niba tubyibuka neza dusoma mu Befeso, twabonyemo ko hari abantu bifuje kwirukana abadayimoni bakoresheje izina rya Yesu, ariko kubera ko batari bamusobanukiwe, umudayimoni abasha kubarwanya. Rero hano batubwiye ngo turebe iyo ngingo bifasha gusobanura impamvu Pawulo akoresha imvugo ikomeye ku bijyanye n'ubushobozi mu rwandiko rw'Abefeso. Bamwe mu bizera bashya bari bafite kwizera umwami Yesu kukiri gushya, bajugunye mu muriro ibitabo byabo bakoreshaga iby'ubukonikoni. Rero dushingiye ku mizingo 150 yavumbuwe yanditsweho ibyerekeranye n'ubupfumu hamwe n'ubundi buvumbuzi bwakozwe, tubona ibihamya by'imigenzo, imitongero ni ibimenyetso, imivumo hamwe n'ibindi bisa n'ibyabonetse muri bya bitabo by'ubukonikoni. Ibyo bitabo byagiraga abizera inama z'uburyo bwo gukora iyo migenzo kugira ngo banezeze Imanakazi n'imbaraga z'imyuka ngo bikore ibyo bashoboraga kubisaba byose. Ahangaha rero mu ngingo yo kuwa mbere twabibonyemo, mu ngingo yo kuwa kabiri twabonyemo ko imivurungano cyangwa se mu Befeso hari Imanakazi bizeraga ko yarindaga umujyi cyangwa se ariyo yabashobozaga byose, ariyo yitwa Dayana. Ahangaha rero Pawulo amaze kubigisha ubutumwa bwiza, babashije guhinduka. Iyo mizingo y'ibitabo yose barayizana barayitwika cyangwa se bayegeranyiriza hamwe. Twabonye ko yari ifite agaciro k'ifeza 50,000. Rero Luka atubwira ko ibyo bitabo byari bifite agaciro kangana n'ibiceri by'ifeza 50,000 cyangwa ibihembo by'umukozi wakoze iminsi 50. Rero hano bivuze ko tubihuje n'igihe turimo, uramutse wemereye umukozi w'umuhanga igihembo cy'umunsi kingana n'amadolari 80, ari amafaranga yangana na miliyoni 4 z'amadolari. Aya makuru yerekana uburemere ndetse no guhabana kw'ibyo bitabo, kw'ibyo bigishaga n'imibereho yabo ya buri munsi. Byasabye ubutabazi bukomeye bw'Imana ngo bemezwe mu mitima mu buryo buhagije kugira ngo bihane mu buryo bwuzuye. Ibyo bari bakomeje gukora, bakoresheje ibikagiro, impigi, kwambaza imyuka n'uburyo bwa gihanga bwo kubona imbaraga ziva ku myuka. Ahangaha rero tubona ko mu Befeso hari ubuyobe cyangwa se umwuka wa gipagani ari wo bakoreshaga imbaraga. Rero Pawulo yarahageze abasha kubabwiriza ubutumwa bwiza, babasha kwihana. Rero hano hari amagambo asoza avuga ngo dusobanukiwe ko urwandiko rw'Abefeso rwandikiwe abizera bari bakeneye guhugurwa ku byerekeranye no guhangana n'imbaraga yigarurira abantu ndetse n'ibitero by'imbaraga z'ikibi zikorera mu kirere. Ahangaha rero igisubizo cya Pawulo mu rwandiko yandikiye Abefeso muri rwo yerekana Kristo nk'uwashyizwe hejuru y'ubushobozi bwose bubaho, maze agashimangira ukuntu imbaraga Imana iha abizera ziruta izindi zose. Ahangaha iyo wizeye Yesu Kristo ubasha kugira imbaraga mvajuru, imbaraga igushoboza gukora ibyiza bishimwa n'Imana, maze imico yawe, imyitwarire yawe yose igahindukirira Imana. Rero bari Abefeso nabo Pawulo yaje kubigisha ndetse abahugura ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, babasha kwihana maze babasha kugendera mu murongo yifuzaga ko bamenyamo Kristo. Rero icyigisho kirangiriye hano. Ushaka kureba ibyabanje, amavideo yose hano arahari, kandi niba wabikunze like, share and subscribe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze.